igiti kirimo imbuto nziza giterwa imijugujugu yego kandi nta yindi mpamvu hari abashaka ko imbuto zihunguka hari abashaka kuzirya hari abashaka kuzangiza hari n'abashaka kuzikorera ngo zere hari abashaka kuzikorera ngo zere niyo mpamvu rero haba harimo impaka nyinshi impinduka zikiba abantu bose babona yuko impinduka abeshi babona yuko impinduka ari mbi keretse wa wundi watekereje za mpinduka uri kumva kuko iyo azitekereje ni ikintu yicara agatekereza akabona bizagenda gutya ariko imbere za mpinduka zizaba nziza bakuraho nyakatsi abantu benshi barashakuje yego bibinduru bakuraho kuragira ku gasozi leta y'u Rwanda ivuga ngo mwororere mu biraro ibintu byabaye ibibazo abenshi barazigurisha jya no mu rugo mu mbuga usanga buri muntu yaba umunyacyaro yaba uwo mu mujyi usanga yambaye inkweto kubera iki twamaje gusobanukirwa agaciro ko kwambara inkweto n'izi mpinduka rero abantu bakizibona bagomba kubabara ariko mu kubabara ntago bari kureba imbere hari amatorero menshi ashumbwe n'abapasiteri b'abagore yego kandi aya matorero ari mu mwuka niba muri sosiyete runaka usanga harimo abagore kandi bakayobora neza ugasanga ibintu biri ku murongo ni gute nahinduka umupasiteri aribwo ibintu birahinduka bibi kandi ibyacu ni ibintu biba byatekerejweho neza mwibuke turi itorero ry'abanyamwuka rigomba kugenda neza rigakora neza abanyamakuru kandi mureke kwibasira ADPR rero mbigereranya n'iki uyu mukristo n'ubundi uzagushwa nuko ADPR basengeye abapasiteri b'abagore n'ubundi wubwe ni amanegeka Izayi mureke kumwibasira ngo Izayi ntacyo abatwaye Izayi aho ari icecekeye ibyo ari gukora ari kubikora neza gahoro yitonze nk'umuntu wahamagawe n'Imana nk'umuntu watumwe n'Imana ikamugirira icyizere hari abakristo basabye yuko bajya binywera ku gacupa bakanywa bati niba wemereye abagore natwe bagabo reka twinywere ku kayoga tuzajya tunywa gakeya ariko buryo wanyweye gakeya na kesha arakanywa kwambara ipantaro ariko burya ntabwo ari bibi kwambara ipantaro ni ukubaha imisatsi gusiga inzara ntihari umuntu mwari mwahura yambaye ipantaro ukabona araberewe musuhuze neza nshuti muvandimwe wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu nitwa Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda reka nizere ko mwebwe mwese mudahwema kubana natwe inshuti zacu zakadasoza bari mu Rwanda bari hanze yarwo mumeze neza cyane nanjye meze neza murumva ko morali iri hejuru nzanye na ngobokana none muri Gospel Valley tuganira dutunga itoroshi mubiriho uyu munsi imitima yacu n'ibyerekezo byacu biri kuri ADPR torero ryababaje abantu benshi cyane bitewe n'ibyo bagiye bakora hanyuma rero uyu munsi ngiye kuganira na Ngoboka yambwiye ati ndumva hari ibintu nshaka ko tuganira abantu bo mu itorero rya ADPR bakwiye kumenya waramutse neza Roba umeze ute ndashima Imana cyane urakomeye ni ukuri kose terukana ejo bundi uri muri revelation yo gusengera abakobwa bagumiye ntabaguhamagaye ngo wasengeye by'umwihariko harimo nka babiri bampamagaye bumva ngo bakeneye isengesho rikomeye ntago rira baryizeye baragira bati rira sengesho naryumvishe numva rifite imbaraga ariko ndashaka yuko ndambikaho ibiganza ariko abarikurikiye ku kiganiro cyo kuri Yada nabonyemo komanteri zisa nk'izivuga ati kabisa iryo yerekwa ni ryiza arega bigomba kuba ryiza kubera ko byanga bikunze uri kumva abantu baba bakeneye isengesho kandi rya sengesho ribohora kuko abantu barasenze kandi basenga cyane ariko basenga bataramenya intego y'icyo bagomba gusengera hanyuma rero iyo usenze ufite intego y'icyo uri gusengera uhita wumva yuko isengesho rifatika yego Ngoboka wenda zirambaraga nari amayerekwa n'iki byose isoko yabyo ni itorero rya ADPR donc nk'umubyeyi wabareze ubigisha ibyo gusenga ariko uyu munsi harimo donc icyo navuga impaka nyinshi
yaba mu bitangazamakuru yaba no mu bakristo, ibi bintu by'impinduka ziri muri iri torero kuri wowe ubona zari zikwiriye? reka nkubwire Roba, ADPR uri kuvuga ngo irimo impaka nyinshi yaba mu banyamakuru mu bakristo, buriya nta yindi mpamvu. Igiti kirimo imbuto nziza giterwa imijugujugu, yego, kandi nta yindi mpamvu. Hari abashaka ko imbuto zihunguka, hari abashaka kuzirya, hari abashaka kuzangiza, hari n'abashaka kuzikorera ngo zere, hari abashaka kuzikorera ngo zere. Niyo mpamvu rero haba harimo impaka nyinshi. Yego. Aka gahinda k'aba bantu bitewe n'ibyo bari bamenyereye biri kugenda bivugururwa, kuri wowe ubona byari bikwiriye? Mu kiganiro twakoze ubushize uribuka yuko wavuze uti hari itorero rya Kristo, hakaba n'itorero ry'idini, kuko twasobanuye yuko idini ni inzira. Impamvu mwubajije iki kiganiro, mbere yuko tumenya itorero rya Kristo, abenshi barimenye mu itorero rya ADPR. Yego, sinzi niba ikintu uvuze ari cyo. Nukuri. Donc menya ko itorero rya Kristo ribaho. Amakuru ya mbere kandi cyambere n'amakuru twayakuye mu itorero rya ADPR twagiye tugana. Yego. Cyangwa se n'ubuhamya bw'abarigiyemo. Yego. Monki ziminduka bari gukora nk'abo bantu bari bafite umwimerere wabo, bafite uburyo bagendamo, kuko nkurikije nk'itangazamakuru ubona harimo avi y'ibitekerezo byinshi bigiye bitandukanye. Ari nka mugenzi wacu ejo wavuganye nimba n'agahinda avuga ati itorero ryacu rikwangirika, ribaye nk'umubyeyi w'umumama ukuze utangiye kujya mu ntuza kwicuruza, sibyo n'urugero nanze. Donc kumva ko afite agahinda k'iryo torero. Abantu bafite intimba nibyo, bafite n'agahinda nibyo, babona ko hari n'ibiri kwangirika nabwo nibyo, kandi ariko nanone iteka iryo ari ryo ryose impinduka zikiba, abantu bose babona yuko impinduka, abenshi babona yuko impinduka ari mbi, keretse wa wundi watekereje za mpinduka. Uri kumva? Kuko iyo azitekereje ni ikintu yicara agatekereza, akabona bizagenda gutya, ariko imbere za mpinduka zizaba nziza. Ndatanga nk'urugero, bakuraho nyakatsi, abantu benshi barashakuje, yego, biba induru. Bakuraho kuragira ku gasozi, leta y'u Rwanda ivuga ngo mwororere mu biraro. Yego. Ibintu byabaye ibibazo, abenshi barazigurisha, abandi babaca amafaranga kubera ko banze kumvira rya tegeko. Ariko kugeza iyi saha uvuze ngo mwongere musubize ku gasozi, ntago bakwemerera. No kwambara inkweto, sinzi niba ubyibuka. Kwambara inkweto ndibuka, hari umuntu hari isoko ryabaga uciye ku murenge w'iwacu. Abantu ugasanga icyo gihe hariho abakora defense, ugasanga bahagaze ku muhanda ngo barebe abagiye bambaye ibirenge. Ugasanga umuntu inkweto azitwaye mu gafuka, yarengaho bari akongera akazambara cyangwa akazikuramo. Yes, akongera akazikuramo. Murakoze. Hanyuma byateye impagarara, biba n'ikibazo. Ariko kugeza izi saha jya no mu rugo mu mbuga usanga buri muntu, yaba umunyacyaro yaba uwo mu mujyi, usanga yambaye inkweto. Kubera iki? Twamaje gusobanukirwa agaciro ko kwambara inkweto. N'izi mpinduka rero abantu bakizibona bagomba kubabara, ariko mu kubabara ntago bari kureba imbere aho izi mpinduka ziri kubaganisha, kuko ahantu izi mpinduka ziri kubaganisha ntago ari ahabi. Kuko reka manze nkwibuka ko itorero rya ADPR, asobanure neza cyane kugira ngo tuhumve neza uburyo atari ahabi, umare n'impungenge abantu badukurikiye. Manze nkwibutse yuko abantu izi saha badukurikiye bari kureba bakavuga ati gusengera abagore ku gipasiteri wenda reka bari cyo mperaho. Izi saha hari amatorero menshi ashumbwe n'abapasiteri b'abagore. Yego. Kandi aya matorero ari mu mwuka. Uri kumva? Iyo ugiyeyo usanga reka ngaruke, ari umupasiteri umwe avuze ati niba mu baminisitiri, niba muri sosiyete runaka usanga harimo abagore kandi bakayobora neza,
ugasanga ibintu biri ku murongo. Ni gute nahinduka umupasiteri aribwo ibintu birahinduka bibi? Ahangaha bakimara kubyumva bagendeye yuko bari bamenyereye mbese uko bari bamenyereye yuko bayoborwa n'abapasiteri b'abagabo, bahita bumva yuko ubwo abagore nibajyeho birahinduka bibi. Oya, ntabwo birahinduka bibi. Ndagira ngo ngaruke warumbwiye ngo izi mpinduka nongere nzisobanureho neza. Donc mare ni mungenge abadeperi mbibutse yuko iri torero ni itorero ry'abanyamwuka riyobowe n'abanyamwuka. Nta uku gutekereza yuko bagomba kwimika abapasiteri, hari umwuka uri muri bo. Yego, uyu mwuka kandi ni uw'ukuri, ni ihishurirwa ry'umwuka. Kandi nkwibutse yuko niba ubuyobozi bwose bugiyeho buba bwashyizweho n'Imana, bivuze ngo n'iby'ubuyobozi bukoze Imana nabyo ibibyemera. Uri kumva? Rero ahangaha ni ukuvuga ngo niba bashyizeho ngo dusengere abapasiteri b'abagore, bafite iyerekwa ry'imbere hazagira gute hazaza. Kuko tuvuge none se niba umugore ashobora kuba perezida w'igihugu, Tanzania ntiri kuyoborwa n'umugore? Yego, hari intambara uri kumva muri Tanzania ikoze muri Kongo, ntiri kuyoborwa n'umugabo. Yego, umva intambara iriyo. Uri kumva? Wenda reka nirekwirwa njya kure. Rero ahangaha iyerekwa rihari ni ry'uko aba bagore nabo ubwabo bagiye kuvuganira abandi bagore bagenzi babo, bagiye gufasha abandi bagore bagenzi babo, bagiye kubazamura mu buryo bw'umwuka, bagiye kubazamura mu buryo bw'amavuta. Ariko niba abo gutsikamirwa ntibagira aho bagera, biragoye kugira ngo bafashe bagenzi babo. Yego, uri kumva? Uko ubu tuvuga niba hariho abapasiteri b'abagabo, biroroshye kuzamura abapasiteri b'abagabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, yaba kubazamura mu nshingano, kubakuza mu buryo bw'umwuka, kubigisha mu buryo bw'umwuka, kuko bo bazi inshingano za kigabo. Ariko hari inshingano batazi za kigore, kandi nazo zigomba kuza zikubaka umurimo w'Imana. Hanyuma rero kugira ngo aba bagore bajyeho, njye nemeza neza yuko ari ibintu byiza. ariko ubwo ni uburyo bwa ADEPR, ntabwo ari uburyo bw'itorero. Ni ubwa ADEPR, kuko itorero rya Kristo ryo gahunda yaryo ifite umuyobozi, ifite umuyobozi waryo n'umwe, nta wundi umukurikira. Sige twe tumwungirije turi aba embassy be. Kumva njye mpamya neza yuko kuba bashyiraho abagore bakaba bashumba bagiye gufasha abagore bagenzi babo. Ubu ni ukuvuga ngo abagore nta ruvugiro bari bafite. Yego, nta jambo bari bafite, kuko ntaho kumenera hari hahari, ntaho kwinjira hari hahari. Mbese ibyifuzo byabo byari bigarukira hariya hafi nyine. Ariko ibyifuzo byabo nabo bigiye kuzamuka birenga umudugudu, bigere kuri paruwasi. Ibitekerezo byabo, yego, ibitekerezo byabo urakoze, birenge paruwasi, bigere mu karere, bigere ku rurembo, bigere ku gihugu. Kandi ndahamya neza yuko nibimara kugera hejuru, bizaba birimo kugenda bitanga umusanzu mwiza. Rero bantu mudukurikiye, cyane cyane nivugire bene data b'ADEPR, ntimuhangayikishwe nuko ADEPR igiye gusengera abapasiteri b'abagore bagiye guhabwa inshingano. Ni ibintu byiza, urugero ku bagore bagenzi ku bagore bacu, ni ibintu byiza kandi kuri mwebwe bagore, kuko ikintu kijya kimbabaza ni ukubona nk'umugore nawe byamubabaje. Ati ni gute koko ko twari tumenyereye yuko abapasiteri babaga, ukabona nawe byamubabaje. Muri make abonye ijambo, abonye azageza ijambo, abonye uzamutumikira, abonye none ukabona nawe ababajwe nuko abapasiteri bagiye gusengerwa nabo hagiye kubamo abagore. Ni ikintu cyiza mwa abagore mwe, kuko namwe ijambo ryanyu rigiye kugera kure. Ahubwo nanone duhite tugaruka kuri aya madini yandi asanzwe, bari kuvuga ati ADEPR namwe ibyanyu bisubiwemo. Ntabwo ibyacu bisubiwemo,
kuko ibyacu birimo imbaraga z'Imana kandi ibyacu ni ibintu biba byatekerejweho neza. Mwibuke turi itorero ry'abanyamwuka rigomba kugenda neza rigakora neza. Abanyamakuru kandi mureke kwibasira ADPR, nongere mbisubiremo, mureke kwibasira ADPR. mwihangane mureke kuyibasira kuko ibyo iri gukora muri make ni nko kujya kuvogera urugo rw'undi muntu. Murimo muravogera ADPR mugakabye. ADPR ni urugo rw'umuntu, ni urugo rwayo, ifite uko igomba kubaka ibintu byayo. Mwijya kuvuga niba rero, reka nkubwire Roba, ufite inzu ushobora kuyubaka mu gito uko wayubatse. Uyu munsi ubonye ushobora gutekereza ukavuga uti ngewe ndi kumva nshaka guhindura iki gisenge. Ukubonye ashobora gutekereza yuko kubuhinduye igisenge ukoze amakosa. Oya, niko ibitekerezo byawe bikubwira kandi ni nako kuri kwawe 100%. Hanyuma mwibona ko niba hariho icyifuzo cyo gusengera cyangwa se hariho ihame ry'uko abagabo aribo bagomba kuba abapasiteri, kugeza izi saha bakaba bavuze ati twebwe tugomba guhindura urugo rwacu. Urugo rwacu ntabwo abagabo aribo bari baba pasiteri gusa, n'abagore bagomba kuba abapasiteri. Mwijya kubavugaho, mwijya kubatindaho kubera yuko ADPR ni urugo rwayo. Mwijya kwinjirira ADPR, mwijya kwinjira urugo rwa ADPR. Ibyo bakoze ni imitekerereze yabo kandi itari kure y'umwuka, idatuma abantu bagwa, kuko nuzagwa n'ubundi azaba adahagaze. Reka mvuge nka zino nzu zo mu manegeka. Akenshi na kenshi iyo ubwayo aho ihagaze, aho yubatse ni habi. Noneho kuko n'uyubatse niyo agiye kuyubaka yubaka adafite n'ubushobozi, anayubaka nanone kandi mu buryo bwa kinegeka. Yego. Arayinegeka kuko nta bikoresho bihamye bigize gute biyiriho, nta bikoresho bihamye afite. Yayubaka mu buryo bwa kinegeka rero n'ubundi iyo imvura iguye iragwa. Rero mbigereranya n'iki? Uyu mukristo n'ubundi uzagushwa nuko ADPR basengeye abapasiteri b'abagore. N'ubundi wubwe ni amanegeka, uri kumva naho yubakiye n'ibyo yubakiyemo naho yubakiye nta hakomeje. Kuko reka nkubwira, uzi ko ushaka kubaka inzu mu manegeka ariko wayiha ibikoresho bizima igakomera. Yego. We rero nta n'ibikoresho afite byo gutuma byibuze yaramba mu manegeka. Rero abanyamakuru mureke kuvogera urugo rwa ADPR. Izayi mureke kumwibasira ngo Izayi ntacyo abatwaye. Izayi aho ari icecekeye, ibyo ari gukora ari kubikora neza gahoro yitonze, nk'umuntu wahamagawe n'Imana, nk'umuntu watumwe n'Imana ikamugirira icyizere, ikanyura muri RGB. Uri kumva ikavuga turiya muntu niwe uzashobora ADPR. Ubwo ndavuga Imana ko ariho yanyuze igatoranya Izayi. Uri kumva yuko yahamagawe n'Imana, irangije imugirira icyizere, imuha gushumba abakristo barenga 3,000,000. Wewe urimo uramuharamba, ntufite n'abakristo 100. Ugiye guhinyura iby'umuntu ufite abakristo miliyoni zirenga 3. Rero garukira aho ngaho mu bintu by'ukuri, wivogera. Izayi ntacyo abatwaye, Izayi ntawe atutse, Izayi ntawe yabwiye nabi, Izayi ntawe yandikiye. Izayi muramuhora iki? Muramuhora iki? Ubu wasanga hari abajya gusenga ati Imana we Izayi tukize Izayi. Iramubakiza kandi ariyo yamubazaniye. Suko. Hari abari kujya gusenga ngo twirukanye Izayi uramwirukana, ni weho wamuzanye. Imana yamuhamagaye, niyo imuyoboye, nikenera no kumukura kuri ADPR niyo izamukuraho. Hari ibintu nabonye Dawidi yima, uri kumva, amaje kugera ku ngoma. Uzi yuko asigwa amavuta. Amaje gusigwa amavuta bati nyamuneka dore ubonye uko wakwica haduyi wawe wamusanze mu buvumo. Aravuga ati kosa ntakora, ni ugufata umuntu Imana yasize amavuta, narangiza nkamwica.
iryo kosa sinarikora kandi yarabonye uburyo. Yeah. Ubu rero abanyamakuru namwe mwabonye uburyo mwatakira aho ngaho. Icyo mbabwije ukuri nuko Izayi uko yashyizweho n'Imana azakurwaho n'Imana, kandi nukuri Izayi ibereho amahoro, ahubwo Imana ikomeze gushyigikira. Ngoboka wenda iyo ni avi yawe cyangwa se n'igitekerezo cyawe, kuko ibyo utekereza si byo n'abandi batekereza, buri muntu wese atekereza ukwe. Ahubwo wenda umuntu ashobora kubaza ikibazo ashobora no kubaza n'undi muntu. Hari ibyo bita imyimerere cyangwa se donc naturalité. Ubundi Satani ku Mana ikintu akora no kugenda avuguruza ibyo Imana yarashyizeho. Donc ibintu Imana yagiye ishyiraho akabivuguruza. Ngejo undi twari turi kuganira ku cyaha cy'ubutinganye, utagira ngo buriya kiza kubera izi mpamvu, nta kindi kintu giteje ikibazo, ahubwo no kugira ngo Satani yereke ko inzira Imana yarashyizeho itanga igikorwa cyo guhura kw'abashakanye cyangwa n'abandi bantu, aho kinyura akakikora deviance. Wenda nkawe muri naturalité cyangwa se muri karemano y'itoro rya ADEPR yari ifite nk'ikintu wumva Izayi wamubwira atazahindura ni ikihe? Ngewe rero kugeza iyi saha kumbwira ngo ikintu atazahindura, wibuke yuko igihe turi kugenda twinjiramo kiri kugenda cyinjirana n'ibindi bihe. Hari icyo namubwira uyu munsi ngo ntazahindura iki, ejo ugasanga nicyo gikenewe. Cyokora wenda ikintu cya mbere cyo mbona cyo kidakwiye kwinjira mu itorero ni ubusinzi. Ubutinganyi bwo yavuze yuko rwose atabigizemo uruhare ngo bwinjire mu itorero. Ntazigera nemera yuko bwinjira. Uri kumva, kuko wibuke niba byarakururiye Sodomu ni Gomora ibyago, hakarimburwa hakanatwikwa. Uri kumva, ndibwira ko kinjiye muri ADEPR, kinjiye mu itorero, itorero ritagubwa neza. Ntabwo Imana yarirebera aho ngaho rwose pe. Icyo akora, icyo nakundiye Imana, umukiranutsi wayo Imana iramwizigamira, ikamwibikira, ikamurinda. Wibuke yuko n'ubundi mbere yuko Sodomu ni Gomora hatwikwa, yabwiye Loti n'umugore we n'abana ati muhunge. Utari uwo guhunga, ndavuga muka Loti, aranga asubiza amaso inyuma ahinduka inkingi y'umunyu, niko Bibiliya ivuga. Hanyuma rero icyo nabwira Izayi, ubu butinganyi n'inzoga ntazabyinjize mu nzu y'Imana, nako mu itorero, mu idini. Ariko umusatsi, tubonye benshi buzura umwuka wera bafite umusatsi. Kandi reka nkubwire, niba ikintu ubundi cyaha ni iki, ni cya kindi weho ubwawe wiyemereye ko ari icyaha. Uri kumva, kandi niba mu itorero hariho yuko gusiga imisatsi, kwambara, gusiga inzara no kubaha imisatsi, niba byari icyaha, cyari icyaha. Uri kumva, ariko ubizi isaha babikuyeho bakavuga ati mwemerewe gusiga imisatsi, mwemerewe gusiga inzara, mukaboha imisatsi. Uri kumva, ntabwo izi saha kiba ari icyaha. Kubera iki? Ihame ryabibuzaga ntirigihari. Kugeza izi saha niba gusengera abapasitori b'abagore bitari byemewe, bikaba byemewe, ubu ntabwo bikiri icyaha, kuko bagize gute? Ubwabo babyemeye. Rero icyo namubwira wenda nari ndimo kuvuga n'icyuko yareka, atakwemera ko ubutinganyi n'ubusinzi, kuko impamvu z'ubusinzi, hari abakristo basabye yuko bajya binywera ku gacupa bakanywa, bati niba wemereye abagore, natwe bagabo reka twinywere ku kayoga, tuzajya tunywa gakeya. Ariko buryo wanyweye gakeya na kesha arakanywa, yagahamya ntago urumva yakareka. Roba ntago nkuzi mu kabari, kuko sinzi n'igihe wakirijwe, ariko wasanga arakijwe kera. Ntago nzi mu kabari ariko uzumve n'abasinzi bari kujya ntago nigeze nk'inzoga mwana, nta nizo nzanywa. Nanjye nuko. Ariko iyo uzumve, hari ukuntu ujya ugenda nko mu nzira, kumva ari nk'abantu bari kuvuga ngo tujye kunywa kamwe. Uri kumva, umuntu wese ujya mu kabari agenda agiye kunywa rimwe, ariko ntago anywa rimwe, ariko atahanyweye tumwe.
uri kumva umuntu yinjira muri kabari afite ibihumbi 100 agiye kunywa rimwe harya Primus ndumva iri kugura icyatatu ahari rimwe ry'icyatatu rya Primus yagera akanywa rimwe agasohoka ibihumbi 100 byose birangije kandi yaragiye kunywa icupa ry'icyatatu. Rero icyo namubwiraho nuko inzoga zo ntazaziha uburenganzira, uzazinywa zazinywe ku giti cye yihishe, nabwo tuzamusengera Imana imuha agakiza. Yego. Icyo wenda cyo kunywa inzoga nicyo wumva n'ubutinganyi nicyo tazaza, ibindi byose nta kibazo. Kwambara ipantaro burya ntabwo ari bibi. Kwambara ipantaro ni kubaha imisatsi, gusiga inzara. Ntihari umuntu mwari mwahura yambaye ipantaro ukabona araberewe kurusha uwambaye ijipo, ari ibitenge ba Red Boss bo mu rusengero wacu bajya bambara, sinzi ukuntu babisatura kikagira nka wari wabibona na marinette. Ega buriya nubwo abantu bahishira ibintu byinshi cyane babihishwe, ukabona nyine aratambutse igitenge kirimanyuye, cyangwa se yakicara mu materaniro ukabona kimanyuye, kandi ugasanga ni donc yambaye ubusa kandi yambaye igitenge. Ntago Satani akora bitewe n'imyenda, ahubwo Satani akora bitewe n'umutima wamwakiriye. Ari umukobwa umwe ejo nagiye mbona kuri stati ye yastatinze yambaye ipantaro yaboshye n'imisatsi. Yego. Kandi mu cyumweru gishize duherukana muri ADPR ari natirere ari n'amajipo. Navuga nti mwana nti bimeze biti, ariko ntacyo bitwaye. Navuga ntacyo bitwaye, kuba ntacyo bitwaye nta nicyo bitwaye, ahubwo wabitekereje ute? Nambwira ati ngiye nabigendanaga mu mutima nkumva birambangamiye. Numva ati naraboshye umusatsi mu mutima, ati pano narayambariye mu mutima, ati numva nyishaka, ati nubundi ati nkumva birambangamiye. Ati rero ngewe nabishyize ahagaragara. Yabirocinze. Muzarebe nimubona binakwiriye mubareke biyambarire, aho kugira ngo abyambare mu mutima nubundi ntazajye mu ijuru kubera yabyambaye mu mutima. Kandi wa mugani nose niba umuntu aboshye niba adodesheje igitenge kikagarukira hanga nubundi yatambuka ukabonera ari kurwana no kugenda akirunda, ukagira ngo atandukaniye he n'uwiyambariye ya pantaro. Ahubwo ko naba n'uwiyambariye ya pantaro tureke ibyo bitenge. Ntujye ubona ya majipo ya gapira bambara. Yego. Umukobwa yambara ugasanga ikariso yishushanyije yambariyemo imbere. None se aho kugira ngo wambare iriya jipo ntiwakwiyambarira ipantaro. Rero ntacyo bitwaye, ahubwo wenda muzajye mubigisha kutarengera. Yego. Nicyo numva nababwira. Zajye babigisha batageze gute kutarengera. Ngiye numva icyo nabasaba bongere bazanemo agakiza k'umwimerere. Umuntu nabakijijwe umutima w'Imana niwe uzamutegeka ko yambara. None se wagiza ngo ikibazo dufite ni ikihe? Twigishijwe imyitwarire kuruta uko twari kwigishwa umwuka, imyizerere yo mu mwuka. Uri kumva izi saha ubu reka nkubwire Roba, ubu ejo bundi umukobwa bitewe n'imico uri kumuha n'uburere uri kumuha, nakubwira ati ngiye aha naha, kubera uburere wamuhaye uramubwira uti genda nta kibazo, kandi ukagenda wumva nta bwoba, akagenda wumva nta bwoba ugize gute usigaranye, yanagaruka ukagaruka wumva nta bwoba ufite. Bitewe n'iki? Bitewe n'uburere weho ubwawe wamuhaye. Hanyuma ADPR ikintu igomba gukora, igomba kwigisha abantu imyemerere y'umwuka, kubigisha ibihe byo mu mwuka, kubigisha gusabana mu buryo bw'umwuka. Uri kumva? Kuko umwuka wera wubwe azakwisangira kubwira ati ibingibi ntabwo bikenewe. Mbere y'uko nkora ubukwe hari igihe cyageze numva nkunze impeta, numva ndayishatse, ndayambara aho ngiye hose, kandi nkajya numva ndi fiyeri y'uko nambaye impeta. Igihe kimwe umwuka yaranyisangiye, ntawe yatumye, antegeka gukuramo impeta kugira ngo nzayambare igihe gikwiriye. Yego. Nyikuramo nta mupasiteri wabimbujije, nta mudiyakoni wampuguye, nta. Uri kumva?
mu gihe cyashize nababwiye ukuntu nabaye umurozi. Umwuka wera niwe wanyisangiye arambwira ati reka kuroga, va muri ibyo bintu ndabireka. Umwuka wera arongera aransanga arambwira ati nutarogora abo wari wararoze ntuzajya mu ijuru. Ndagenda ndabarogora, nta muntu umbwiye ngo genda urogore, nta uri kumva. Rero icyo dukeneye ni iki? Ni ukwigishwa gusabana n'Imana. Aha niho mageze mba numva ngiye no gufashwa. Ni ukwigisha ukuntu umuntu agomba gusabana n'Imana. Ntidutinye idini, ahubwo dutinye uko Imana itubona, dutinye uko Imana itwakira, dutinye uko Imana idufata. Uri kumva? Ariko ubwo uzi urugero, hari ukuntu abakobwa abantu b'urubyiruko ajya gusura umuntu akamanza akibaza niba hari umudiyakoni uri buze kumubona. Uri kumva? Muri make agiye ari gutinya ko umudiyakoni amubona, kandi nubwo agiye atinya ko umudiyakoni amubona, guhera ku kanya ari kubitekereza Imana iri kumureba mu mutima. Kugeza ubwo agiye gusura wa muntu Imana iri kumureba mu mutima. Rero twebwe dukwiye kwigishwa gusabana n'Imana. Dukwiye kwigishwa kubana n'Imana. Dukwiye kwinjizwa mu bihe by'umwuka. Uri kumva? Tukinjira mu mwuka, tukarenza amaso aho abantu batubona, ahubwo tukagezaho amaso Imana itubona. Iri jambo sinzi niba yumvishe kabiri. Uri kumva? Nidutinya amaso y'abantu, ahubwo dutinya amaso y'Imana. Mwibutse yuko amaso y'abantu arakubona, akanwa k'abantu kakakuvuga, ariko amaso y'Imana arakubona, inkoni y'Imana ikakugeraho. Mbese muri make igitsure cy'Imana kikakugeraho. Rero dukwiye kurenga icyiciro, dukwiye kubaho mu buryo dutinya ko amaso y'abantu tubona. Kandi ADPR dusengeramo, bayobozi ni mwebwe mugomba kubitwigisha, ni mwe mugomba kutwinjiza muri ibyo bihe byo gusabana n'Imana, ni mwebwe mugomba kutwinjiza muri ibyo bihe byo gusenga. Uri kumva? Ku buryo twebwe ubwacu twivuganira n'umwuka w'Imana kurusha uko mwebwe mwatubwira. Niba muvuze ngo kwambara gusengera abapasitori b'abagore, ntimureba ko abantu babigize intambara? Nuko tubibwiwe namwe. Ariko umwuka wera nagera muri twebwe, uri kumva, nagera muri azatwereka yuko kuba basengewe nta n'icyo bigize gute, ntacyo bibangamye, cyangwa hari icyo bibangamye. Icyo gero nibitwe icyo umwuka azatubwira nicyo kizatuyobora. Uri kumva? Nicyo numva nabwira abantu, nicyo numva nabwira abantu. Ubundi aho ngaho niho ukuri bave ku giti dore umuntu. Yes. Kandi mbibutse uri mu itorero rya Kristo, ibi ntacyo bimutwaye kuba abagore basengewe, niyo byaba ari icyaha, niyo byaba binabangamye. Uri mu itorero rya Kristo, dore mpamvu ngo ntacyo bimutwaye. Azi shebuja, azi umuyoboye. Uri kumva? Niwe barebana, niwe bari kumwe. Uri kumva? Hanyuma twere kubigira ibintu by'intambara, twere kubigira ibintu by'intambara ngo tubibone nk'aho byacitse, ngo tubibone nk'aho ari ibibazo. Oya, nitugarukira aho ngaho rwose, ibintu tubibone nk'ibintu biri aho ngaho, kuko Yesu Kristo naza azaza areba Robert wakiranutse ute. Yarabivuze, aravuga ngo ni njyewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta muntu ujya kwa data ntamujyanye. Yesu naza kukureba rero azarebe ko wagendeye mu nzira ye, ntabwo azarebe ko wagendeye mu nzira y'abandi. Azareba yuko wagendeye mu kuri kwe, ntabwo azarebera ko wagendeye mu kuri kw'abandi. Uko abandi nuko abandi, Yesu ukura gukeneyeho nuko ntabwo gukeneyeho uko abandi. Yes. Agira ngo tubwiye byinshi, ndumva twasatira n'umusozo w'ikiganiro cyacu. Yego. Kuko niba hari ikindi wumva kiri ku mutima wawe tugasoza. Ntabwo ndi bujye kure usibye kubwira abakristo ba ADPR igikuba ntigicitse. Amakuru murimo kubona nayo muri kwakira, nayo muri kumva, ntabakure mu mwuka, ntabajyane kure.
Imana iracyari muri ADPR, umwuka aracyari muri ADPR, umwuka aracyakora n'abadeperi. Mukomere, dukomezanye, dukomere ku idini yacu. Ahasigaye Yesu azaza dusangemo, kandi ni ukuri kuyampamagaye azasanga kwizera kugihari. Yego. Ahasigaye Imana ibaho umugisha. Reka dushimire Miriam waduhaye umwanya twaganira, dushimire n'umuntu wese waduhaye umwanya muri iki kiganiro, ugize icyo yumviyemo, kandi n'ugize impungenge ajye muri commentaire twandikira tubwira ati twifuza gutya, dutanze igitekerezo kimeze gutya, biduhesha umugisha. Imana amahoro ibaho umugisha. Reka tubabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom shalom, naho butaha. Shalom. Nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 30 23 68. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp.